Reka mbasuhuze mbifurije ibihe byiza kandi mbabwira ngo dukomeze kwibuka twiyubaka turi kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Turaza no kugaruka ku butumwa bwatanzwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, rwose yagarutse no ku ngabo z'u Rwanda aricyo yazitangajeho. Hanyuma turaza kugaruka ku bindi bitandukanye yatangaje kubirebana n'umutekano w'aka karere ndetse na politike, ariko cyane nyine agaruka ku bahembera Jenoside, ingengabitekerezo ndetse n'ingengabitekerezo yayo muri rusange. Hanyuma amakuru yerekeranye n'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rwose nakubwira ko ibintu byakomeje kuzamba, byakomeje kuba bibi cyane. Imirwano muri Kivu y'Amajyepfo, isasu ryabaye isasu, nta guhagarara, byakomeye cyane. Ndakubwira ibice abaturage bamaze no kugenda bava mu byabo kubera ukuntu imirwano itoroshye, ndetse nuko ibintu bimeze hafi y'umujyi wa Uvira, byakomeye cyane. Ibintu byanatumye ndetse Wazalendo kugeza ubu ngubu batumizwaho igitaraganya. Batumirijweho hehe? Batumijwe nande? Niki cyatumye batumizwa? Byose turabigarukaho turebe uko byifashe, n'andi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda avugwa hano mu karere, ariko no hirya no hino ku isi, kuko n'intambara ya Israel na Iran irakomeje cyane. Kugeza ubu hari imaze gutangazwa, Amerika hari ibyo ivuga, ndetse no ku ruhande rwa Iran hari imaze guhinduka. Ndabwira uko ibintu byifashe muri updates zose uko zakabaye. Nitwa Isaac Neza, mbaye ikaze. Reka duhera ahangaha tutarajya mu makuru y'imirwano, rwose wumva itanoroshye cyane. Mbanze mbabwire yuko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko ingabo z'u Rwanda RDF n'izindi nzego z'umutekano zarwo zifite icyubahiro n'ubunyangamugayo, bakesha imyitwarire myiza, kandi ko bidashobora guhindurwa n'ibihano cyangwa se ibitutsi bituruka mu mahanga. Murabizi yuko ingabo z'u Rwanda abasirikare bakuru muri zo baheruka gufatirwa ibihano, ariko ibingibi rwose Perezida w'u Rwanda akaba yavuze yuko ibi byose bitahindurwa n'ibihano cyangwa se ibitutsi bituruka mu mahanga. Rero yabitangaje kuri 7 Mata 2026 ubwo yatangizaga icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Perezida Kagame akaba yatangaje yuko akaba yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zikomora iyi myitwarire ku rugamba rwo guhagarika Jenoside rwatangijwe na RPA Inkotanyi. Ati umuco n'imyitwarire biranga ingabo z'u Rwanda RDF uyu munsi bikomoka kuri ibyo bihe bikomeye, nibyo biyobora imyitwarire y'ingabo zacu ziri mu butumwa bw'amahoro mu mahanga, kandi zagiye zibyubahirwa hose. Mu ntangiriro za Werurwe 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo zafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda na bamwe mu bayobozi bazo, ishinja guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa Leta y'u Rwanda yateye utwatsi ibyo birego, rwose ivuga ko ibyo nta bihuriye n'ukuri. Perezida Kagame rero yagaragaje ko ibihano cyangwa se ibitutsi ingabo z'u Rwanda zatukwa bidashobora gukuraho amateka meza zanditse kuva mu myaka 32 ishize kugeza zitanga umusanzu mu kugarura amahoro n'umutekano mu mahanga. Ati rwose nta bihano cyangwa se ibitutsi biturutse hanze bishobora guhindanya icyubahiro no guhungabanya ingabo z'u Rwanda, kubera ko zishoboye, kuko bigaragazwa nuko zishoboye aho ziri hose, ndetse zageza iki kibazo cy'ibihano ku rwego rwo hejuru kugira ngo numve impamvu y'aka karengane. Perezida Kagame yavuze yuko Abanyarwanda bazi ingaruka z'ubuhezanguni, bityo ko badashobora kubwihanganira, kandi ko Leta y'u Rwanda yumva neza ko ihame shingiro shingiro igomba kugenderaho ari ukurinda abasivile ko akaga kabageraho, ikaba ariyo mpamvu ishyize imbere kubarindira umutekano. Rero umukuru w'igihugu yatangaje ko Jenoside idashobora kongera kuba mu Rwanda, nubwo hari abafite umugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano bahurira mu nama i Kinshasa nk'umuhungu wa Habyarimana Juvenal n'abandi. Ati mbibabwire, Jenoside ntiyakongera kuba hano, nubwo twumva urusaku abantu baza bavuye i Burayi bahurira i Kinshasa, umuhungu wa Habyarimana, bene wabo n'abandi bakajyayo. Ibyo byose ni urusaku, ntacyo byabyara hano, ntibyaba.
simbivuga ku giti cyanjye, ndabivuga kubera ko nzi abanyarwanda bose abato n'abakuru biteguye kubivuga nk'uko mbibabwira ubu. Perezida Kagame rero yasobanuye ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari umutwe w'iterabwoba wa FDL washinzwe n'abahoze muri leta yateguye jenoside, ingabo zatsinzwe XFAL n'interahamwe watumye u Rwanda rushyiraho ingamba z'ubwirinzi nyuma yo kugaba ibitero byambukiranya imipaka byatwaye ubuzima bw'abanyarwanda benshi. Ibyo ni bimwe mu byatangajwe mu ijambo Perezida Paul Kagame yagejeje ku banyarwanda kuri ubu ngubu. Hatangijwe iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Hanyuma reka duhite tujya mu makuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano yakomeje mw'abantu mwe, ntago byoroshye na gatoya hano mu bice bitandukanye. Noneho nta nubwo ari muri Kivu y'Amajyepfo gusa, nubwo naho tugiye kwerekeza, ariko ndakubwira ko mu gace muri Kivu y'Amajyaruguru, mu gace kitwa Remeka, ahangaha ruhande hamwe Kivu y'Amajyaruguru, handi Kivu y'Amajyepfo, aha Remeka rero humvikanye imirwano ikomeye cyane rwose, haba ku munsi w'ejo no mu rukerera rw'uyu munsi, ku buryo amasasu ari kuvuza ubu hagati y'impande zombi, hagati ya mama 23 n'igice n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ariko aba bahuye n'akaga gakomeye cyane kubera ko mama 23 yabakinagije ku buryo batangiye kurwana basubira inyuma, cyangwa se kwa kundi tuvuga ngo no kurwana kinyuma. Aka gace ka Remeka ubundi ni agace karimo kahozemo mama 23 iza kukarekura kwa kundi ijya irekura uduce mu buryo bwo kugira ngo itange agahenge, cyangwa se icyo twita CCLF, ndetse bikaba byarakunze kuba cyane muri iki gihe, hakunze kugenda haba ibiganiro ibya Doha n'ibindi bigiye bitandukanye. M23 ikarekura ibice nk'ibyo ngibyo, kuko murabizi ko uburyo yagiye irekura warikare mu bihe byashize mu bimbere. Murabizi mu minsi ishize uburyo ari kuyimujyi wa Uvira, murabizi uburyo ari kuyibice bya Rubero, nubwo muri iyi minsi amakuru agaragaza yuko batangiye kugenda babisubiramo nyuma yo kubona ko Wazalendo bari kwigamba ko bahafashe ku mbaraga, ndetse na FARDC murabizi uburyo barekuye bongeye kurekura ibindi bice warikare bavuye aho ngaho Rubero. Ariko nabwo bivuga ko M23 naho yahakajije ingamba ku buryo ubona yuko ibyo gukomeza kurekura ibice isa naho yabivuyemo muri iyi minsi, nyuma yuko itanze itangazo ivuga yuko ibyo yakoze Rubero na warikare ari rotation, bityo ko abantu bagomba kubyitondamo cyangwa se kubyitondera. Ni nako wavuga ko byagenze, kuko imirwano nabo baje kuyikaza mu buryo bukomeye cyane muri iyi minsi. Urabona ko bari kugenda basubiza ibitero inyuma mu buryo bw'ubukana. Hanyuma aha Remeka amakuru agaragaza ko habaye imirwano ikomeye cyane, yabaye mu masaha agera muri 3 yose. Isasu rivuzuha abari biganje muri iyi mirwano ku ruhande rwa FARDC ni Wazalendo, bitandukanye nuko biri kugenda muri Kivu y'Amajyepfo, aho abenshi usanga ari abasirikare b'u Burundi babandi baturuka nyine muri abaturuka Bujumbura, bakaza guhurira hamwe n'abandi, guhura na za Wazalendo, guhura na FDLR, guhura n'abasirikare ba FARDC, bose bagahurira hariya mu misozi miremire y'Umurenge, ubundi bagatangira kwambikana na mama 23, nubwo nakibitero byabo ahanini byibasira abaturage b'abasivile kurusha uko byanakibasira ingabo za mama 23, nk'uko abaturage bakomeza kugenda batakamba. Aha rero Remeka abaturage baho nyuma yuko M23 ihavuye bakomeje kugenda bavuga yuko hari umutekano muke cyane, bitewe n'uburyo aba Wazalendo bakomeza kubagira nabi, babica, babasahura n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa bakorerwa n'aba Wazalendo. Byatumye rero mama 23 muri iyi minsi nayo ikora ikintu twakita nk'ibitero, ndetse nanone igatega ibico, ku buryo amakuru agaragaza ko muri iyi mirwano ubundi Abazalendo bahaguye, abenshi baguye mu cyo twakita igico cyangwa se ambushi, bisangamo mu buryo batari bazi mu masaha y'igicuku cy'uyu munsi. Kugeza ubu rero amakuru aragaragaza ko iyo mirwano n'ubu ngubu hakiri kumvikana amasasu ku mpande zombi, ariko ni imirwano itakoreshejwemo intwaro nini cyangwa se zirasa mu ntera ndende nk'uko bimaze iminsi bigaragara muri Kivu y'Amajyepfo. Ahubwo reka twerekeze noneho ahangaha n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha ho rwose imirwano ihabera ntabwo avuga ko ari imirwano yoroshye, kubera ko yaba FARDC n'abambari babo bakoresha intwaro ziremereye cyane, ndetse bo bamaze n'iminsi bakoresha amadrone, nubwo muri iyi minsi yagabanyijwe ubukana nyuma yuko bivuzwe yuko inyinshi zahiriye muri bwa bubiko bw'intwaro bwakongokeye hariya i Bujumbura muri Kabaze, cyangwa se hariya muri zone ya Musaga, ku buryo byanateje ikibazo n'urwikekwe mu Burundi. Kugeza ubu akaba nta musirikare uri gusinzira bitewe n'uburyo ari kugenda bakorwaho iperereza, ndetse binaturutse ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye Neva, kugira ngo hakorwe umukwabo gusuzuma buri musirikare wese, bamenye impamvu y'ibyabereye hariya muri Kabaze, kuko kugeza ubu ngubu nubwo bavutangaza ko ari umuyaga nkuba cyangwa se ari umuriro w'amashanyarazi, nta kiremeza yuko byaba ari byo koko, cyangwa se harimo ukuri kwabyo muri rusange. Ubu ngubu imirwano hano iri kuvugwa nahitwa Mikenge. Aha Mikenge mumaze
iminsi muhumva cyo kimwe n'iyo tuvuze Mikenge bigendana n'itwa Gakenge bikagendana n'ahitwa hari ibice byose byegereye turiya duce aho hose komeza kugenda humvikana imirwano ikomeye cyane muri mu gace ka Bijombo ahangaha isasu ravuze ubuhuha. Aha rero amakuru agaragaza ko twirwaneho ihanganye na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo kuko mu gitondo cy'uyu munsi habaye igitero gikomeye cyane mu gace kitwa Mikenge muri secteur ya Tombwe muri teritwari ya Mwenga aho ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo FARDC n'abambari bazo bari bafatanyije n'ubundi nyine n'abarundi na FDLR na Wazalendo nkuko bisanzwe bagaba igitero karundura ku bice birimo M23 na twirwaneho, ariko cyane amakuru avuga ko ibice ari ibice bituwemo n'abaturage cyane abaturage b'abasivile b'abanyamurenge ku buryo abenshi banamaze kuva mu byabo. Uyu munsi rero amakuru aturuka muri ibyo bice natangwa n'abaturage aravuga ko iki gitero cyari igitero gikomeye cyane kubera ko cyari kirimo abasirikare benshi muri iryo huriro ryose ko ryakabaye yaba Wazalendo bari benshi babandi bose ko mubazi baba bo kwa Yakutumba baba bo kwa Ngoma Nzito baba bose ko bakabaye bari bahuriye muri icyo gitero gikomeye cyane. Hanyuma bamwe mu basirikare twirwaneho bakaba bagerageje kwirwanaho mu buryo bukomeye cyane ndetse amakuru agaragaza ko ngo baje no guhabwa imbaraga na M23 baza gusubizayo iki gitero mu buryo bukomeye cyane, ndetse amakuru avuga ko hari ibikoresho cyangwa se ibirwanisho bambuye ingabo za leta ya Kongo FARDC banabambura ngo ibyo bari basahuye abaturage bangaha muri aka gace nyine ka Mikenge. Aha rero amakuru nubwo kugeza ubu ngubu tutarabona neza imibare nyayo yabaguye muri iki gitero, ariko bivuga ko abarenga 10 mu ruhande rwa Wazalendo baba bahasize agatwe kugeza ubu, ndetse abandi benshi bakaba bakomeretse bakaba batangiye kugenda ngo bitabwaho mu gihe imirwano yaje kurangira bose ko bakabaye koalition yose ko bakabaye basubijwe inyuma na M23 ndetse na twirwaneho. Abaturage rero bo muri biriya bice by'umurenge bakomeje gutakamba bavuga ko bakomeje kugira impungenge z'ibitero bari kugabwaho na koalition ya FARDC n'abambari babo bose, bavuga ko ibitero biri kubasiga mu kaga gakomeye cyane kubera ko abenshi bakomeje kugenda bicwa nubwo twirwaneho na M23 bagerageza kubasubiza inyuma, ariko hari ibitero byinshi iri huriro rigenda rigaba kuri aba baturage cyane cyane bakanabigaba ngo mu masaha y'ijoro, ubona yuko ngo ibyo binagabwa rimwe na rimwe ntihabe imirwano yo guhangana ariko abaturage b'abasivile bo bakabigwamo. Aba rero barimo benshi batangiye no guhunga bava mu byabo bambuka umugezi nk'uwitwa Rwiko wa wundi uturuka ku mugezi munini cyane witwa Minembwe bagahunga rimwe na rimwe bamwe bakashobora no bakanagwa mu mazi, ubona yuko rero ibintu biteye ubwoba hariya mu gice cyo muri Kivu y'Amajyepfo. Biriyongera rero ibiro bije mu gihe ngo hari habaye inama idasanzwe yarateranyije Abazalendo bose ko bakabaye aho bita Uvira, umujyi wa Uvira iyoborwa na Justin Bitakwira. Uyu nguyu muramuzi kari umuheza nguni cyane mu kwanga cyane abo mu bwoko bw'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda muri rusange, ariko by'umwihariko nyine abatutsi n'abanyamurenge ahariya rwose akaba akunze kumvikana mu mbwirwaruhame z'urwango rukomeye cyane. Uyu rero akaba ari we ngo umuyobozi w'icyubahiro muri Wazalendo, nubwo hari abandi nyine bo mu bya gisirikare abo ba Yakutumba abo ba Shimurayi n'abandi bagiye batandukanye, ariko uyu nguyu akaba ari umuyobozi w'ikirenga wa Wazalendo muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko. Uyu rero yayoboye inama ahangaha Uvira, inama icyo yarigamije nta kindi ngo kubaza Wazalendo muri iyi minsi muri kwitwara mute mu rugamba, niki kiri gutuma M23 bakubita amanywa nijoro cyangwa se bakubitira mu majya n'amaza, mwebwe muri gukora iki, niki icyo mwatwijeje yuko mugiye gufata ibice byose M23 na twirwaneho babambuye, niki muri gukora kugira ngo ibyo bice bigaruke ko turi kubona ko M23 ahubwo igiye no kudusubirana mu byo yarikuye nka Uvira nk'uyu mujyi turimo wa Uvira. Aha rero ngo Wazalendo nabo bakaba batangaje yuko ngo bari gukora igishoboka cyose haba kwa kundi kwitana ba mwana bashinja FARDC ngo kubashora ku rugamba bo ngo gasanga FARDC bisigara inyuma n'indi bigiye bitandukanye, ndetse ngo inama yaranzwe n'impaka ndende cyane kuko amakuru agaragaza ko harimo abayobozi muri Wazalendo bagiye bahagurutswa bagahatwa ibibazo, ndetse Bitakwira akaba yanabihanangirije ababwira ko nibikomeza hari bamwe muri bo bazatabwa muri yombi kuko ngo banakekwaho ubugambanyi. Ngo inama rero yari yatumijwe na Bitakwira, ariko kandi ku itegeko ryatanzwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wavuze yuko agomba kuba inama y'Abazalendo bose ari ikabera Uvira kugira ngo agire igikorwa, kuko uyu muramuzi ko Tshisekedi yarutse no gutangaza ubwo bishimiraga ko ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ngo igiye kwitabira igikombe cy'isi, abwira abari bitabiriye uwo muhango ko bagiye gufata ibice byose kuva ku mujyi wa Goma, Bukavu n'ahandi hatandukanye M23 afashe ngo bakagenda bahisubiza. Rero kuva bitangaje ngo ari gukoresha inama za hato na hato kugira ngo barebe ko hari icyo bakora nibura bagira n'agace runaka bafata yereke cyangwa se abaturage icyizere ababwira ati nibura bigiye kuba byakunda. Ariko nubwo benshi cyangwa se izo inkuru nyinshi nabonye ziri kwandika bavuga bati se Tshisekedi byashoboka bite yuko yafata igice runaka binyuze mu mbaraga
kuko twabonye ko M23 ifite imbaraga zidasanzwe, kuko kuva bafata umujyi wa Bunagana nta gice FARDC irafata binyuze mu mbaraga zayo, usibye ibyo M23 agiye irekura ku mpamvu za politike ndetse n'izindi mpamvu zayo bwite, ariko ibyo gukoresha amasasu cyangwa se imbaraga tukabona yuko byo byaba bihabanye cyane ni ibiri kubera ku rugamba. Hanyuma rero nyuma y'iyo nama ya Wazalendo bavuze ko hagiye gukorwa iperereza n'isuzumwa rya hato na hato buri cyumweru, ku buryo ingabo zayo zisuzumwa ku rugamba, yaba izo Wazalendo yaba FARDC n'abandi bafatanya bikorwa, kugira ngo batange amaraporo y'uburyo ari kwitwara ku mirwano. Wenda bakavuga bati se mwebwe Wazalendo mwishe abantu bangahe muri iyi mirwano muri iki cyumweru, mwafasha kayi gace se, mwambuye M23 natwirwaneho, cyangwa se nuhe musirikare mukuru mwishe muri M23, ndetse cyangwa se nihe mwagize imbaraga nkeya, bimeze bite? Ibyo byose ngo bigomba gukorwa. Ibi rero ntago ari n'ubwambere izo ngamba zifatwa, kuko byize no kuvaho muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo hayoboraga bitwa ba General Chiko Chitambwe, ubwo hayoboraga ba General Chirimwami hariya muri ntara Kivu y'Amajyaruguru, ariko nabwo biza gutanga ubusa, ahubwo byakurikiwe nuko twagiye tubona abatumizwaho bya hato na hato i Kinshasa babazwa ibigendanye nuko batari kubahiriza inshingano. Abitwa General Kabundi murabizi uburyo bagiye batumizwaho, abo ba Chitambwe si rimwe kabiri gatatu batumizwaho i Kinshasa bagahatwa ibibazo, ndetse bikanavuga ko banafungiwe ahantu hatazwi, ariko nyamara umusaruro wo ku rugamba wo ukagenda ubura, M23 igakomeza kugenda ibakubita mu buryo bukomeye cyane cyangwa se bubabaje muri rusange. Aha rero ihuriro rya AFC M23 ryatangaje ko ingabo za leta ya Kinshasa n'abazifasha ku rugamba harimo abagizi ba nabi nka FDL na Wazalendo bakomeje kwibasira abaturage b'abasivile mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo, nyamara imiryango n'amahanga agakomeza kuvunira ibiti mu matwi cyangwa se agakomeza kugenda yicecekera. AFC M23 mu itangazo bashyize ahagaragara biciye mu muvugizi wabo Lawrence Kanyuka no wivugira mu bya politike, yavuze ko guhera saa 12:45 z'uyu munsi habayeho kurasa ibisasu byarashwe hifashishijwe drone z'intambara, bikaba byibasiye cyane agace ka Mikenge mu misozi ya Minembwe ahatuye cyane n'abaturage. Iryo huriro rero ngo rikavuga yuko ibyo bitero byahitanye abantu benshi cyane, ko bahaguye rwose, abo abenshi bakaba ari abaturage b'abasivile b'inzirakarengane. Bikaba rero ngo atari ibyo gusa byo kwica abaturage, hariho ubwo no kwangiza ibikorwa remezo bitandukanye, nko kuba amazu menshi yasenywe bitewe n'ibyo bitero by'ubukana, ndetse ngo binangiza amatungo, binica amatungo yabo, kandi ibyo kwica amatungo bikaba bimaze iminsi hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero ngo bikaba ari byo atari byo kwihanganira nk'uko AFC M23 yabitangaje. Bavuze ko rero nyuma y'iminota mikeya ahagana saa 12:50 ibitero byakomereje mu duce twa Rumbishi, Katale ndetse na Cunguti muri teritwari ya Karehe. Hariya teritwari ya Karehe ikaba yegeranye nyine na Masisi, ndetse ikaba no mu majyepfo birumvikana. Ihuriro rero ikaba ari gushinja Kinshasa n'ubutegetsi bwabo bwa Kisekedi kuri ubu ngubu, ndetse n'imiryango mpuzamahanga gukomeza guceceka, nyamara ngo ubutegetsi bw'Kinshasa buri kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga intambara, ubundi ko hatagomba kubaho kubangamira abaturage b'abasivile, cyane cyane ayo mategeko akabarengera nyine abasivile. Bakavuga ko rero ibikorwa bifatwa nk'ibyaha bikomeye cyane k'amahanga agomba kubicungira hafi. Mu butumwa bwabo kandi AFC M23 bahamagariye abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga gukurikirana no kwamagana ibyo bise ibyaha bikorerwa abaturage b'inzirakarengane. Ku rundi ruhande iri huriro ryatangaje ko ryiteguye gukomeza kurinda abaturage b'abasivile. Ubundi ya M23 batangaje ibi bavuze ko nabo bagiye gukaza ingamba z'imirwano, ku buryo nabo bagomba gukoresha imbaraga bafite zose, cyangwa se kurwana hasi hejuru, gupfa no gukira, kugira ngo barwane n'iryo huriro ryose uko ryakabaye. Batangaje ibiro mu gihe amakuru avuga ko kuri wa mbere ingabo zabo zigaruriye uduce twa Bishaka, Chambombo, Katale, Kafufula, Katanga na Kaziba two muri grupoma ya Zilalo muri Karehe, nyuma yo kutwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta Kongo FARDC n'abambari babo, birumvikana aba FDL, abazalenda, abarundi ndetse n'abandi bafatanya ibikorwa basanzwe bafatanya muri iyi minsi. Aba rero utuduce kuva batwambuye ngo bakaba bagaragaye mu mirongo minini cyane bambuka bahunga bava ahangaha nyine iyo mirwano yabereye. Hanyuma ikindi twabwira rero muri rusange mu gusoza aya makuru, muri rusange ikintu twabwira nuko n'ubundi
Iran yavuze ko izaga ibitero ku bundi bubiko bw'amakuru cyangwa se artificial intelligence data centers mu burasirazuba bwo hagati, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashyize mu bikorwa izo zimaze iminsi zivuga. Ubundi Amerika imaze iminsi ivuga ko bagiye guhagarika intambara, bakemera kujya mu biganiro, bagaharika kuhohotera abaturage n'ibindi bitandukanye. Aha rero Iran ikavuga ko mu gihe cyose ibyo batangaza batabishyize mu bikorwa, noneho bagiye kwangiza ububiko bw'amakuru, noneho ibintu bigapfira rimwe. Aha ari igisirikare cya Iran cyashyize hanze amashusho agaragaza igitero cyagabwe ku gikorwa remezo cya Stargate muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Stargate rero nakaba ari umushinga w'ubufatanye ufite agaciro karenga miliyari 500 z'amadolari y'Amerika, watangijwe muri Mutarama 2025 na OpenAI, SoftBank ndetse na Oracle, hagamijwe kubaka ububiko bw'amakuru bw'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano cyangwa se ibyo twita artificial intelligence. Aha bavuze ko rero bagiye kwifashisha imbaraga bafite zose kugira ngo bereke Amerika yuko ibintu byose bishoboka. Uretse ibyo kandi, guverinoma ya Iran yatanze gasopo ku zindi sosiyete nini cyane z'ikoranabuhanga z'abanyamerika, ikavuga yuko by'umwihariko ibikorwa bya Nvidia na Apple bifite ibyago byinshi byo kwibasirwa mu bya mbere muri aka karere ka Middle East, kandi ko Amerika igomba kubikuramo isomo itazigera yibagirwa. Reka mbashimire cyane, mukomeze kugubwa neza mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Mu kanya gato tubagezaho andi makuru agiye atandukanye. Mukore subscribe, mukande like, mukande share, muduhe comment. Imana ikomeze kubarinda.